Nabonye ubuzima buri mu shamba ntekereza uburyo abana banje bapfuye babuze iyo bagira imiti bari wenda ntihari kubura uwarokoka ariko bitewe n'uko icyo gihe nta miti twari dufite nkoresha ibyatsi biranga mbona uburyo abana banje bapfuye ndeba uburyo tubayeho ubwo mbayeho ndavuga ubu ntari ubuzima nubwo batubeshaga ngo u Rwanda tuzarufata ariko ntabwo tuzarufata oronka hariya twabaga muri za Nyiragongo kubona amazi ni ikibazo kareba nk'umuntu umugore gutambuka ukumva ari kunukira bari ikibazo byageraga igihe tukarwara n'inda bangiriye nabi cyane birenze naje gukuramo n'ikibazo cyo kubana bitazamva no mu mutwe buri wese akiringira ko nubwo turi kubabara ariko iherezo tuzagira ute tuzafata u Rwanda n'iyi saha n'abasigaye banazi ko bazarufata ariko nta ngufu bazabona zo kuba bagira ute barufata. Nagiye muri Kongo muri 1994 genda ndi umwana mutoya ndi kumwe n'ababyeyi nza kuburana nabo maze kuburana nabo nza gutoragurwa n'umuturanyi w'umukongomani mbaho ngaho abariho nkurira cyokoze nza kugira amahirwe aza kunshira mu shuri ndiga ngera mu 6e primaire maze kubona certificat sinagira amahirwe yo kugera ku secondaire ntiyakira ku secondaire aza kumbwira ko ngomba kuja ndatekera abanyeshuri abana be bakomeje kwiga ngiye nkora mu mashuri bamaze kungura mu mashuri biba ngombwa ko ngera igihe cyo gushaka ndashakana n'umusore w'umunyarwanda kuko uko naganiye nawe yaje kumbwira ko nawe ari umunyarwanda ko nawe atari kumwe n'ababyeyi ubwo turakundana ndamusanga maze kumusanga tubaho mu buzima bubi bwo kuja baraduhiga ngo turi abanyarwanda jo muri Kongo no kumenya kuri umunyarwanda bakaguhiga umunyarwanda hari muri Kongo burya batari nko mu mashamba nyine usanga bariho nabi biba ngombwa mvuga ko aja mu gisirikare cya FDLR kikoze tukimara kugira mu gisirikare cya FDLR ntabwo bakomeje kuduhiga nyine twari twageze muri bene wacu tubaho ngaho nyuma yaho niho yaje kugira igitekerezo aravuga ati ndikumva ngize igitekerezo cyo kuba nataha iwacu juwe yari mukuru yari afite adresse zidasobanutse nyine ziwaba ariko yabaga avuga izina rye akavuga izina rya nyina naho bari batuye icyo atamenya ari nka segiteri nuko aza kuvuga ko tugomba gutaha tubyemeranya ko turataha akaba yaramfite inshuti ye yo bakoranaga mu gisirikare aza kumubwira ko aramubwira ati sha twatashye tukava mu buzima ngaho ataribitse aragenda aja kugira ute kubwira abakuru ko afite gahunda yo gutaha ubwo naherutse ari kugenda ntabwo namubonyeho usibye ko nagiye kubona nk'ejo mbona banzaniye inkweto yari yambaye nisariye bavuga ngo bamutumye basi bitamenya ko bamwishe bakimara kumwica nyuma yaho niho naje kwinjira mu gisirikare nanjye ko nta bundi buzima nta kundi buryo twari dufitanye abo bana dufitanye abana bane kuko mu gupfa ko yansigenda y'amezi 2 ubwo nyuma yaho ubwo nanjye ninjira mu gisirikare kuko nta kundi ko nagombaga kubaho cyokoze bakabama akazi gaciriritse ko ngombye gukora ndakora mu buzima bubabaje ariko mu mateso akaba igihe cyo ndi kumva nta ngufu mfite bakanduma ibintu nkagenda ariko nta ngufu mfite nareba uburyo turi gukorana baranyiciye umugabo umva ni ibintu bimbabaje ku mutima niho nanjye naje gufata
decision yo kuvuga ngo nataha, ariko biba ku mutima wanjye sinaza kugira ute kubibereka. Jo gutaha kwanje nari narabipanze umwaka, niho natangiye kubipanga ko ngomba gutaha, kuko akimara gupfa abo bana bafashwe n'indwara bita iseru, nabo bapfuye mu kwezi kumwe, bose bari nari maze kubahamba mu kwezi kumwe, batatu. Indwara yarazaga ikabafata bagahinda umuriro, nkabona amaso garatukuye. Ubwo nyuma y'icyumweru akaba arapfuye, nyuma y'iminsi ngahe nkabona arapfuye. Ubwo bakimara gupfa ubwo nari nsigaranye utwana tubiri, ariko agakuru sinabanaga na koko, bitewe n'uko kageze igihe cyo kuja mu mashuri, ngashyira ko ku muvandimwe akabaho ngaho, abo bandi bo twanabanaga mu shamba. Ubwo barapfesa nkaho nsigaye nje nyine mu shamba, niyo ndayo yansigiye. Nyuma yaho niho nabonye ubuzima buri mu shamba, ntekereza uburyo abana banje bapfuye babuze iyo bagira imiti, wenda ntihari kubura uwarokoka. Ariko bitewe n'uko icyo gihe nta miti twari dufite, nkoresha ibyatsi biranga, mbona uburyo abana banje bapfuye, ndeba uburyo tubayeho, ubwo mbayeho ndavuga ubu ntari ubuzima. Nubwo batubeshaga ngo u Rwanda tuzarufata, ariko ntabwo tuzarufata. Tubayeho nabi, ubuzima tubayeho tuzanagira ingufu zo gufata u Rwanda tu, ariko aho baba bari hose baba bafite morale ngo tuzafata u Rwanda, tuzafata u Rwanda. Ndavuga oya, ntabwo abantu kutubesha. Nibwo byambaye ku mutima, ndabipanga umwaka wose. Buriya naje narabipanze umwaka wose, uko navuyemo basanga aho bantumye, ubwo ngenda gutyo, niko naje, niko nataje. Ubwo mu gutaha kwanje nanyuze inzira za nakoreraga hano muri Nyiragongo, nyura za Sake, ngenda za Ngungu, ngera ahantu bita Muhanika. Mu kwagira nsanga hariho abareberi, abo bitaga abazungu, ibyama bibaga muri Kongo, ariko nagiye kubagwamo ari umuntu undangiye inzira, kumbi ari mu defense, hari mu shamba, ngiye kubona mbone mbaguyemo. Mu kubagwamo baza kungirira nabi cyane. Nyuma yaho barandekura, bamaze kundekura nkomeza inzira bangiriye nabi cyane birenze. Naje gukuramo n'ikibazo cyo kubana bitazamva no mu mutwe, ariko ibyo byarahise. Ku ngufu ibintu nawe utapanze, abagabo barenga, nuko ubwo bimaze kuba gutyo. Nyuma yaho baza kundekura, ndakomeza. Bamaranye iminsi, iryo joro narahageze ndahirirwa, ndaharara, nk'ejo niho bandekuye. Ibyo babigukoreraga abana muri kumwe? Abana nto twari turi kumwe, kuko nako kandi gatoya nari mfite, nabonye bimaze kuba gutyo, napanze gahunda yo gutaha, nsa nk'ukakwiye mu shamba. Buriya natorotse ndi njyenyine, kuwa kana nari nakambukije, nari nagakuyemo kare. Bwa mbere nagiye nsa nk'usuye, mbereka ko umwana bigeze igihe cyo kuba yaje no mu mashuri, cyokoze baza kubinyemerera, akana gakuramo. Ubwo natorotse ndi njyenyine. Nyuma yaho nza kugera aho ngaho, aho nagombaga gufata abo bana, ngeraho nsanga kumbi bamporotikiye, baramfata, banziza ngo ndi umunyarwanda, kuko hari mu giturage aho ngaho. Baramfunze ibyumweru bibiri ndi mu prison. Cyokoze nza kugira amahirwe y'ahantu bita ni mu za Shanje, muri Side. Nari ngeze muri Side, baza kumfunga ibyumweru bibiri. Buriya bari baramboshe ingoyi zari zaranciye amaboko. Nuko nyuma yaho bagira neza, nari narahabaye igihe gitoya, baza gutanga ruswa nyine. Muri Kongo bifite amafaranga baba barakurekura,
bamaze kuntangira mu mafaranga barantorokesha bakimara kundekura, bakimara kunkura mu prison, naje nijoro kugira ngo ngere mva aho ngaho muri iyo quartier ngera ahantu bita za Numbi, nahavuye ijoro kugira ngo batambonaho. Ndakomeza ndagenda muri iyo nzira bangeza ku kigo cyakiraga impunzi. Abo bamfunguje bakimara kungeza ku icyo kigo baranyakira, nza kubasobanurira ibibazo nahuye nabyo, barambwira ngo tuza, nta muntu urongera kugukoraho, bura hano wasohoye iwanyu, tugiye kukugeza mu gihugu cyanyu. Uko niko natashe. hanyuma muri urwo rugendo rwose wabaga wambaye imyenda ya gisirikare se wambaye imyenda isa? Nabaga nambaye bote, ubwo nabaga nambaye bote n'ipantaro nyine nuko, ariko ntunabaga nambaye imyenda ya gisirikare. Nta kundi kuntu nagombaga kubigenza, kuko uko nagatorotse, uko twakoraga nyine mu shama, naje utyo, nta imyenda yindi nari mfite yo kuba nashanja mu nzira ngo bataza kuba bamvumbura ko ndi umuntu runaka. Ubuzima bwacu ntabwo twari tubayeho neza, kuko byageraga igihe cyagiye cy'abagore, waba ukigezemo cy'amezi yacu, wareba uburyo oronga hariya twabaga muri za Nyiragongo, kubona amazi ni ikibazo, ukareba nk'umuntu umugore gutambuka ukumva ari kunukira, aba ari ikibazo. Byageraga igihe tukarwara n'inda, tukarwara n'inda bitewe n'ubuzima bubi twari turimo, ariko batwiringiza ko tuzafata u Rwanda, buri wese akiringira ko nubwo turi kubabara ariko iherezo tuzagira ute, tuzafata u Rwanda. Ariko urebe imyaka 29 zari zisize iyo ntego banayifite. N'iyi saha n'abasigaye banazi ko bazarufata, ariko nta ngufu bazabona zo kuba bagira ute, barufata. Impamvu nta ngufu bafite, ubuzima babayeho bwo bwonyine, nta ngufu bagomba kubona, tazo. Uburyo tubaye, kubona ibyo kurya ni ikibazo, kubona imiti ni ikibazo, mbega ni ibintu birenze ubwenge. Usibye ko nyine ari kuba kwiha morale n'iterabwoba twumva, kuba umuntu akumva niba amaze gufata decision yo gutaha, ukuva umuntu araje ati ni ukugera mu Rwanda, ati bakakwica, akabuja akavuga ati mu Rwanda nta bahutu babayo, habaye abatutsi gusa, ukumva buri wese akaza ari kuvuga amakuru ye. Noneho ga makuru gaba menshi, na wundi wari ufite agatima ko kuba yagira yataha, agatangira kugira ubwoba. Hari abamama twakoranaga, hariho umumama wari inshuti yanjye cyane witwaga Ingabire Chantal, kuko uwo mumama nawe twaraganiraga nkumva agize agatekerezo ko kuba yataha, ariko mu kuza kwanjye sinamweretse konje, niba ari kunyumva aho ari, niba yanyumva yaza agataha mu Rwanda rwacu ni amahoro. Ibikuru bumva, ibikuru baza bakatubarira ngo ni ukubesha, mu Rwanda ni amahoro. Mu Rwanda nageze mu Rwanda ngiye kumpa insanga ni umuntu, umunyarwanda, yamvuga yo kuvuga ngo umuhutu, umututsi, umutwa, nta ikiriho, aho ko bose babaye abanyarwanda. Aho ari niba ari kunyumva yaza agataha, yatakaza mu gihugu cyacu, akareba uburyo tubayeho neza.